kuri bitatu ibitego bitatu bya FC Barcelone kuri bitatu bya Internazionale di Milano kuri Luis Campanis Stade Olympique Montjuic hari rero mu gihugu nyine cya Espagne. Umukino rero wundi wo kwishyura agombaga kubera kuri Meazza San Siro, burya niko bayita muri Champions League, mazina yombi barakombina nyine kitwa Meazza San Siro. Ekipe Inter Milan rero mu by'ukuri navuga ko yari yagize umugisha ukomeye cyane kuko ni ikipe yagiye mu kibuga umukinnyi yaboraga ni Benjamin Pavard, ariko nawe utabanza mu kibuga mu buryo buhoraho, ariko 11 ba ikipe Inter Milan mu by'ukuri urebye bose bari babanje rero Yann Sommer umuzamu w'Umusuwisi, hanyuma batatu nyuma yari Jan Orel Bisek uyu n'umudage w'umunyakamerun, yari kumwe na Francesco Serbi uyu n'umugabo w'umutaliyani ukuze mu by'ukuri umaze kugira imyaka 37 ndetse ari kumwe na Alessandro Bastoni. Batatu inyuma impande zariho Federico Di Marco, ibumoso iburyo hari Denzel Dumfries, hagati mu kibuga harimo Nicolo Barella, harimo kandi Hakan Çalhanoğlu ndetse na Enrique Mkhitaryan. Atake bari babiri Lautaro Martinez wabonetse mu buryo butunguranye kuko benshi batekereza ko aza kuba adahari, ndetse na Marcus Thuram mutayizamu w'Umufaransa. Hanyuma ekipe FC Barcelone itozwa na Hansi Flick yari ifite mwizamu Wojciech Szczesny, nubwo umuzamu wa mbere akaba na kapitene w'ikipe yaramaze iminsi mike agarutse nawe muri groupe, ariko bahisemo nyine n'undi gukoresha umuzamu maze iminsi akina Szczesny n'umunyapolonye. Harimo kandi Pau Kubasi ndetse na Inigo Martinez mutima w'ubwugarizi. Hanyuma Eric Garcia yarahengetswe ku ruhande rw'iburyo ni wa mwanya wa Jules Koundé wavunitse. Hanyuma harimo kandi Gerard Martin wari ku ruhande rw'ibumoso. Hagati harimo Frankie de Jong ndetse na Pedri Gonzalez, nibagiwe na Dani Olmo ku 10. Impande za Lamine Yamal na Rafinha, hanyuma na rutahizamu Ferran Torres yabanje mu kibuga, nubwo Robert Lewandowski nawe yari yagarutse mu kibuga, ariko ntabwo umutoza arizeye ko ari fit cyangwa se akomeye ameze neza. Umukino wasifuwe n'umusifuzi umwe mu beza Ibrahim wakomeye Ibrahim bafite izina yitwa Simon Marciniak, anungijwe n'abandi banyapolonye bagenzi be. Uyu umusifuzi mwibuka wasifuye igikombe cy'isi cya 2022 giheruka kubera mu gihugu cya Qatar, nacyo cyarimo ibitego nk'ibi ngibi, cyarimo ibitego cyane finale ya Manchester City na Inter Milan. Yego ibitego byinjiye gute? Igitego cya Lautaro Martinez mu minota 21 w'umukino, hanyuma kandi Çalhanoğlu aza gutsinda ikindi gitego kuri penalty itavuzweho rumwe, hanyuma kandi ubwo Eric Garcia aza kugombora ku minota 54 ndetse no 60 aterekamo ikindi gitego uwitwa Dani Olmo. Barca iza kubona avantage ku gitego cya Rafinha, ishoti remereye cyane, hanyuma rero Francesco Serbi aza kugombora igitego byabinjiye mu minota y'inyongera extra time ku minota 90, abongeyeho inyongera ku minota 94 byo nibwo kinjiye. Hanyuma rero muri extra time umusimbura David Fratesi muramwibuka atsinda igitego n'ubundi Bayern Munich kuri Allianz Arena, niho igitego cya gatatu batsinda Bayern Munich kuri Allianz Arena. N'umusore umuhanga cyane ujya mu kibuga simbuye akina hagati mu kibuga atsinda igitego, rero bituma ekipe ya Inter Milan itsinda mu mukino ibitego 4-3, aggregate ibitego 7 kuri 6 bya FC Barcelone. Tugaruka ku meza y'ubusesenguzi ariko tubanza twumve umutoza wa ekipe ya Inter Domina yitwa Inzaghi, noneho twumve ibyo yatangaje nyuma yo kugera ku mukino wa nyuma wa mbere. Hari ibintu byinshi navuga, gusa iri joro ndishimye, ntabwo nabona amagambo navuga. Nshimira bariya basore uretse kubishyira mu mutima wanjye, bitwaye neza dukoramo Bayern Munich, none barabyongeye kuri FC Barcelona. Ibyo kwishimira muri iyi myaka ine ishize, ibyo dukoze byari byinshi, kugira amajoro nk'angaya turi kumwe n'abafana bacu batubaye inyuma muri iyi myaka ine yose, tukaba dufite n'ikipe nziza. Hari aho twatsinze ndetse hari n'aho twatakaje, gusa icyo mbashimira nuko twabaga turi kumwe muri ibyo bihe byose. Tutto quello che hanno, insomma, abbiamo fatto l'esempio prima stasera. Urabizi inzozi zanjye nk'umwana ko ari ukuba umukinnyi, rero nabaye umukinnyi muri Serie A, nakiniye ikipe y'igihugu yanjye n'umuvandimwe wanjye, rero nk'umukinnyi ntabwo nasabaga byinshi, naje kuba umutoza. Muri make nagize urugendo rwiza, gusa ndashimira cyane abakinnyi ba Lazio twabanye mu myaka ine. Abakinnyi ba Inter Domina bampaye byose muri uyu mukino twakinnye, buri mukino wose twakinaga bampaga byose, ni kimwe nk'ibyo wampaye muri iri joro. Wari umukino ugoye ku ikipe ikomeye ku isi, nk'uko byagenze kuri Bayern. Twakinnye imikino igoye, umwe wazaga ukomeye kuruta undi. Kubwije ukuri, tugeze ku mukino wa nyuma abantu benshi batarabyitegaga, bakwiriye gukomerwa amashyi nyuma yo kugera ku mukino wa nyuma, ndetse n'abafana bacu barabikwiye. Ntabwo bigeze badusiga mu kibuga, intebe zisigare ari zonyine i San Siro. Rero niyo mpamvu dukwiriye gusangira ibintu byose kugera ku mukino wa nyuma. Rero ndashimira abakinnyi banjye ko bakinnye imikino ibiri myiza ya FC Barcelona. Hanno fatto 2 grandi partite anche loro.
inzagi umutoza ikipe ya NT Domira kwizigira ikipe ya NT Domira iheruka ahangaha muri kimwe cya kabiri mu mwaka wa 2010 ubwo iheruka yakinaga ni ikipe yarayikuyemo ya Barcelona ndetse yaranayisezereye muri uwo mwaka yaranagitwara cyane ngira ngo abantu bavuze ngo nibweruka muri kimwe cya kabiri yarakinye finale ikinwa na Bayern kimwe ku busa yakiniye yatsinzwe na Man City Inter 2023 na Man City ariko none 2010 nabwo ubwo yaheruka yapfuyemo Barcelona igitwara Barca muri demi finale 2010 hanyuma ngira ngo ku munsi w'ejo abantu bose ikintu baganiraga no gutekereza ku bitego 3-3 bya match ya mbere ibanza uwo bita Hans Flick yarekoze interview mbere y'umukino avuga ko bari buze gukina nyine nka finale yaje mbere ya finale yaravuga ati it will be a final before final yavuga ko bari buze gutanga byose bishoboka ndetse yanasobanuraga neza uburyo ikipe Inter de Milan bayize neza cyane ku mpande zagiye zibagura za ba Denzel Dumfries ku munsi w'ejo abantu ikintu batekerezaga cyari uburyo abakinnyi ba Barcelona bari buze kuba bahagaze mu gihe Jules Koundé yagize ikibazo cy'imvune ukina kuri kabiri batekerezaga bavuga batese haraza kubanza monde hari igitekerezo cyari cyaje mbere kivuga ngo uwo bita Hans Flick araza gushyiramo urukuta rwa defense ndetse n'umusore bita Gerard Martin sigo ukina kuri gatatu wasimbuye Alejandro Baldo maze igihe kinini cyane yaravunitse ngo amukuremo noneho abanzemo ba Ronaldo Araujo ngo batekereza ko ngo ashobora gukinisha Araujo na Barca mu bugariza nyuma Martinez yego agafata na Eric Garcia Komane Martinez akajya kuri gatatu Garcia kuri kabiri igitekerezo cyabo ntabwo cyabaye kibi cyane ku munsi w'ejo uruhande rwari rugoye rwa Jules Koundé yarubanjeho Eric Garcia hanyuma Gerard Martin Pau Kubarsi ndetse na Inigo Martinez babanza nibo bari abadefenseur b'ikipe ya FC Barcelona ngira ngo mubibona ko mu minota 20 ya mbere y'umukino na makipe yarari pose cyane wabonaga nyine hatarimo kwihuta cyane kuko umukino wa mbere ubanza mwibuke neza ko ikipe ya Inter de Milan yatsinze ku isegonda rya 30 nimugoroba rero hari habanje kuba iyo calme abantu bavuga bati byakunda ko tuza kubona umukino w'amayeri menshi cyane abatoza nyine bakaza guhangana ariko match mu by'ukuri Inter de Milan abasore bayo na Lautaro Martinez wari waje yiyongeramo yari inkuru nziza nkuko Lorenzo yabitangiye bivuga ku ruhande rw'ikipe ya Inter Milan twaje kubona nyine no umukino ufungutse Inter bo ni ibitego 2 ku busa bajya kuruhuka ubwo byara aggregate ya 5-3 abantu bari batagiye kwibaza niba Barcelona ishobora kuza gukora remontada iranayikora inashyiramo n'igitego cy'avantage haburi minota mike rwose minota mike ku minota 88 bari bafite ibitego 3-2 ariko ikipe ya Inter de Milan n'ikipe yari mu rugo ikipe yari yiteguye gutanga byose kugira ngo igere kuri final yatweretse umukino udasanzwe ngira ngo aho ngaho niho rugaje tubanze tujye mu gice cya mbere mu minota 45 habonetse ibitego 2 bya Inter de Milan ku busa bwa Barcelona rigani ni Barcelona yitwaye gute mu gice cya mbere cy'umukino kugira ngo itsindwe ibitego 2 ku busa noneho ize kuba yitekerezaho mu gice cya mbere kirangiye ibitego yatsinzwe nibyo biduha ishusho y'icyari gihari mu by'ukuri reka duhere ku gitego cya mbere n'ubundi Barcelona nk'uko mubizi ifite ikibazo gikomeye cyo kuba impande zayo 2 na 3 zitari zihari reka duhere kuri icyo ngicyo niba kuri kabiri udafite Jules Koundé ari mu bakinnyi bakinnye iminota myinshi muri uyu mwaka kubwo uyu mutoza Hans Flick numaze no gukina iminota myinshi muri Barcelona kurusha na ba Pedri na Lamine Yamal na ba Rafinha donc yari umukinnyi ndasimburwa kuri urwo ruhande mbere yuko avunika yaramaze kurenza imikino 100 muri club no muri equipe nationale kumutakaza rero ni ikimenyetso cy'uko ni umukinnyi byanga bikunda uraza kubura ibisubizo seruto mu buryo bubiri umusore physically uri strong kurusha Eric Garcia nuko ngo ashobora guhuza kudefanda no kwataka neza ariko igikomeye cyane umubiri we imbaraga ze kuko nituvuga kudefanda ubanza utekereza ibintu bibiri mbere y'ibindi byose when we talk about defense dutekereza ikintu cyitwa organisation icyo ni ikintu ni key ni uburyo nyine muri organize uburyo mwumvikana uburyo muhagarara uburyo mwideplaça uburyo yazamukuye agasigara
wibuke ko Kunde rero ni umuntu ujya ukina no mu mutima wa defense burya nabyo yarabikinnye muri Sevilla muri Sevilla cyane ari umu central defender. iyo tugiye kuvuga organisation rero akenshi abayikora ni aba center back bivuga ko afite notion ku kintu kijyanye n'uburyo yumvikana na bagenzi be muri organisation. Kwiyorganiza rero ni ikintu cya mbere gikora defense ku isi yose, ni nako no mu gisirikare buriya biteye. Ntabwo ujya wumva niyo abantu batsinzwe bavuga ngo tugiye gukora reorg, tugiye kwiyorganiza, tugiye gupanga, turabigenza gute, turahagarara gute, turabigenza gute. Kiya kabiri muri defense iza ku bantu noneho uvuye kuri lo collectif, indeshyo n'imbaraga, kuko turi kuvuga kwa kumupira ntabwo turi kuvuga gutwara umupira. Indeshyo, igihagararo n'imbaraga ziri fizike. Tubigemo neza tu breaking it down. Inter Domira half time yari ifite possession ya 34, bari ifite 66. Nyamara half time uvuga yarangiye Inter ifite ibitego bibiri ku busa bwa Barca. Mubera aho ngaho ni gute ikipe igera 66 ikaba idafite igitego ariko ikagera 34 ikaba ifite bibiri. Mu yandi magambo twese turabizi ko ni gake cyane, ni amakipe make cyane wenda nka Man City mu bihe byayo byiza n'izindi nkeya zabasha guhangana na Barca ku kijyanye no kwiharira umupira. Indi wenda iri kubigerageza muri iki gihe ni Paris Saint-Germain kubera wenda tusha ya Enrique. Izindi kipe zose ni kipe zigomba kwemera ko Barca zirusha gukina, ibi byitwa pass. Barca rero ikinaje ishingiye ku cyo bita attaque placée mu buryo bworoshye, nta bintu byinshi, ni ibintu bitatu biba biri muri iyo mikinire. Ni 3 P's, ni pa eshatu. Pa ya mbere yitwa position, pa ya kabiri yitwa possession. Izo ebyiri yo ziteranyije nizo zikora Barca cyitwa play. Ni possession, position bikarema play. Icyo kintu cya Barca rero cyo kuvuga ngo abakinnyi bacu bahagaze mu gihe ikipe ifite umupira, ubwo ni ukuntu wakora amavuma, nicyo ngiye guheraho. Barca ihera umupira inyuma ku izamu kwa Gardi, akahoreza abadefenseri bakawuzamukana, munyumve neza, bakawuzamukana nibo bawusohora. Ntabwo bahita bakina passe ndende ngo ijye muri mediane, barayishorera nta nubwo banyishisha ku ruhande mu wing back bakayigeza mu bamediateri. Nuko ngo Pedri cyangwa Frenkie ayitingira ari hafi y'umurongo w'abanya mu kibuga kabiri, wenda mu kibuga cya Barca ariko ari hafi yaho, ntabwo ajya kwishasa inyuma muri defense, bakayimugezaho. Iyo amaze kuyakira ayisohora we na Pedri bayijyana mu kibuga cya Inter Domira. Abo babiri mvuga 6 n'8, ubwo ni Frenkie ndetse na Pedri. Wumve Ruvuyanga ko bambutse bamaze gukandagiza ikirenge mu kibuga cya Inter. Ubwo nagabanyijemo uriya murongo w'abanyamkibuga kabiri hari abatangirira umupira, barambutse. Uzi iyo bazamutse bamaze kwambuka, biravuga ko abadefenseri ba Barca bahita bazamuka bakaza kubegera. Turacyari kuri ryabanga dora tubwira abantu bitwa compact, kwegerana kw'ikipe. Ntago bahagarariye hafi ya Gardia abadefenseri, abamediateri binjiye mu kibuga cya adversaire. Uya mugomba kubegera kugira ngo mufunge espace, kuko Inter equipe harimo icyo kintu kimeze nk'igikorodoro hagati ya defense na mediane yabica. Rero mugomba kwegerana kugira ngo mudasigamo espace. Uko kwegerana rero Inter nibyo ibishaka. Murashaka kuza mu kibuga cyacu muri benshi, yego. Murashaka ko mediane na defense yanyu byegerana ariko byegereye mu kibuga cyacu, yego. Uzi ikintu mwakoze inyuma hagati ya defense yanyu na gardien wanyu harimo intera nini cyane. Ukina Inter ibibara ari nacyo yakoraga ku gitego cya mbere. Twe nituyekipera, twe turahita dukora contre attaque. Dufite umukinnyi muremure witwa Marcus Thuram. Kundeshyo Marcus Thuram afite metero 1 na santimetero 92. Bivuga ngo indeshyo uburebure ku cyitwa second ball, bo ni bafata umupira Inter ntago bahita bakora short passes kuko bari mu kibuga cyabo, byibuke. Kuko Barca basanze mu kibuga cyabo, hari risk yuko bawutakaza, ntago bakora short passes. Yabo icyo bakora bahita baransa baro ndende cyane, icyo bita second ball. Umubiri wa Marcus Thuram wabwiye ibintu byose. Mushimira ababyeyi babirabura akazi mu kubyara, ntibajya bakora ibintu biringaniye. Abo umwana urambutse ufite indeshyo, ufite ibi wagira ngo ntabwo nabyo n'umwirabura akazi. Ahantu nayo match noze mbogane ubanza amashereka y'abirabura akazi afite ungize n'imbaraga. Kiragenda kikibamba imbere y'umudefenseri yitwa Kubarisi, kikamubera nka Goreti imbere ya Dawidi. Baro kishyira ku gatuza cya Marcus Thuram, kikayimanura hasi kubire, ni wayikuraho niyo wazana iki. Arakurusha imbaraga, arakurusha uburebure,
arakurusha igihaga ibintu byose mbese barakayikontorora yayikontorora afite umukinnyi w'umuhanga bita De Boer niyo aka ye burya Lautaro Martinez Lautaro ni umwe mu bakinnyi bashobora gukinisha indyo n'imoso neza indyo n'imoso neza ajya kumera nka Dembele ikintu akora we amusigira iyo baro naho ngo arayifunga ariko ateye umugongo izamu rya Barca arayifunga ariko ateye umugongo izamu rya Barca ariko Lautaro abareba mu izamu rya Barca ndavuga Marcus Thuram we barayimuha abareba mu izamu rya Inter de Milan bari guturuka ntago abareba mu rya Barca agiye gutsinda niyo mpamvu ishyira ku gituza akayimanura hasi none akayipasa Lautaro abareba mu izamu rya nde rya Barca Lautaro yayifunze rero umusore yitwa Denzel Dumfries yongeye kumugarukaho aba yamaze kwiruka mu mirongo hirya hariya barengurira agahita amujugunyira baro barayijugunye mu kibuga cya Barca twibuke ko muri cya kibuga cya Barca abadefanseri bari bazamutse muri kwa kuzamuka kwabo Ruvuyanga abasize espace nini inyuma urimo urabisobanura neza igitego cya mbere nuko cyagenze Dani Olmo bazamutse nk'uko babivugaga umupira uva hagati mu kibuga kwa Frankie de Jong aho Dani Olmo mu gihe yarimo arashaka kuwucuma umupira bawumwambuye hagati neza ko mu rubuga rwa Inter icyo bakoze badekaye umupira bawucisha kwa Denzel Dumfries kuri kabiri nta kindi yakozeho rimwe ahereza Lautaro Martinez na De Boer icyo rero bahise bakora Denzel nawe afite metero 1 na santimetero 88 ni umukinnyi w'umusore ufite imbaraga yarahanganye na Gerard Martin mwayibonaga ko yamusigaga Gerard akanagwa rwose nango Gerard nawe ni muremure ariko Gerard hari ikintu adafite imbaraga nyine gukomera nyine kuba nyine ufite ibibaraga bisanzwe ibintu biri physical fitness yamusigaga rero amurusha intambwe uriya mu defenseur turaza kumugaruka aho so powerful ariko none ikintu gikomeye ni n'umuntu ufite ikintu cyo kuba very selective mu byemeza afata ni ukuvuga ngo impamvu atsinda ibitego akanasistinga neza agira amahitamo akwiye ibintu bitakunze kugera abadefenseri benshi akenshi abadefenseri bageze muri ya zone ya nyuma ya box akenshi bakora ikosa ugahita ngo ni bimwe by'abadefenseri waratuza niba ari pasi akayitanga niba ari shot akaritera niba ari kongera gucenga akabikora donc Denzel umupira wa mbere yahinduye muri ubwo buryo twari tuvuze usanga Lautaro wari wawumuhaye Lautaro ahita yinjira cyane asanga baba defenseri ntibarahagarara neza ahita sina igitego yinjiranye n'abatunguye barahita yisunika